ususirikara kuri umuhanda utazazineneshereza cyangwa mujye muzorora mu biraro barababwira ko mutagomba kuragira ku gasozi mutuye hari igihe zizanganira nazo nze zitwara bizakizwa n'ubuyobozi hari ukuntu uri guhijagika agafi waguze karya umuriro mutware ndabona uzanye agafi gatwara imbeba mu menyo nyakandise urayibona umfata yisha bino birayi mva papa zana umuntu ukuntu bateka agafi ariko ubu uyu munsi ninjye kukabaga ninjye ndibwegera inkono twarisha n'ifiriti ariko mujyamo ako murasara barabaroze bagize ubuwe ntafata supanete muburana tubona se abantu urabona uri wirye wenyine usibye ko imvura yantesheje iyo imvura itagwa banyuye hafi 15 ariko nanjye uya amafaranga nakoreye uri wirye wenyine nzanira ahubwo amazi umva ariko uraduka gahabwa ivu n'uburozi oya hari ibyo ukinamo ubwo wayirya wenyine natwe nzanira amazi unshakire n'icyuma sha icyuma se ni kubona nyoka ari no kugikoresha ndareka kwikatira ifiriti se amazi ari mu gikoni ahubwo reka mbabwire ndebye inzara mufite iyi fi kanjya kuyivugiraho ijambo nanjye mu kabari reka ni gogwe oya oya ntabwo wagenda rudomo ntabwo wagenda natwe ifite urayikeneye kurya mva neza supanete z'abakiriya turabona yiraragamo ako muri abasazi mutari kumfatanya na mujyanama ngo ndi gukenda gukata supanete ntabwo ari wowe wahagaze namaze ntabwo ushobora kutuvana na ifi hano twabasa kugira dutetse uzukarya noneho reka ngende noneho nayo nyokeshe nyirye kandi n'iyi firiti ngomba kuzavanana ntabwo uyijyana utayikoraho se ntabwo wayivana hano saa kumirora ntabwo wayikuranga rwose ubu iyo hano haba hari amazi kagenda mwari murayambwira iki ko mwari mutari murarurara ntabwo wayivana ntabwo wayivana rwose niko kanya kubona nimo yaba kigenda ikirari imvura ikomeye ikirari imvura aragucitse avuga uri igisabo ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka umva narinzi kavunitse uko afite uko arya niko nimba aragira biriye cyo gutekera afite bijya hakikare na umva dukwande nako byazafa abona utananiye mbwira ukuntu wifashe ugaterura gaze ukayikorera ukayishyira imvange koko ngo nukugira ngo ubone itabi aho nyumvira meyi ndakurahiye ubwo se mande akomeye reka mubwiye nimba byabaye gaze nkaba nayishitiye nkiguriyemo akamenshi buri kumva nagizemo uruhero ariko ubwaho niwe ubonye ubu warakuze ukagira ngo nta nubwo nagukubita wowe ako wagiye upfusha mere rwose nimba ngiye naguze akamenshi uzagura kandi nyine ubu mu mudugudu wose ni wowe umujyanama niwe ugiye kugira umwana wananiranye ari wowe wakagize abana bazima akomeye kuramo n'ibyo birinete nawe uhera unansuza ushaka kundaburiza nk'uriyamo rinete guza abantu nazikuwe dede wagiye uba umwana mwiza koko ubu mvange ubona atagushuka nonse nzaba umwana mwiza kangahe kamubwiye ahubwo nimba ushaka kugira ngo nzaba umwana mwiza ryo ndeka nishiturira akamenshi nturebe ko noneho nazaza mbifenga neza aho mu mahudo hose no mu muhanda nkaguhera nkakubera intangarugero akose basi jya ureba murumuna wawe akatitonda basi wazamufateho urugero none se uyu mubabironi ngiye namera nkawe nk'ugendeye ku cyangwa yagiye abiniga nkanya Mobera, reka. Nifungurira nirebere mujyanama. Ntabwo nje kureba se. Reka Mafuti. Shaka mujyanama. Ndababaye.
ariko hari reka akurikiza ashobora kubakiza muri iyi minsi reka ibyo tubyihorere mwana bifite ibibazo nshakira mujyana asha uri kiza reka ndesha ura amafuti Ndigushaka. urwenya rwawe sha uzi ko hari hiriwe ikibundo none urahageze urumva uhita utumera nk'ibina seri y'izuba ariko utu dukweto tuvugaho iki sha abana bajyanishije ewa aba si imyenda sinayibonaga mu rumuna wangira sinayibonaga mu rumuna wanjye ya nanaraje ariko se buriya ubundi iby'iwanyu ibyawe nibijyanye njye narinjiye mu nzu cyumbati kuri rya gare urumva nakuyeho iyi myenda buke buke bigenda bigabanuka uko atagenda ampereza tugenda tugera shaka mbese umujyanama ni ubuhoro ugiye gupanga tukize shaka ntabwo ari umukozi gusa ariko shaya ariko ni umucuyi yamubise ikintu bita urushyi yagiye koga noneho nshaka gukora ubushakashatsi nareba ariko nta kintu rero nakabonye mpita numva ikintu cy'umugeri ngo kobanyo ibyo aranyishe ariko ni umuturanyi mwiza ahandi pe nta kintu hari igihe shari igihe n'inzara iba yanyishe pe akamuta uryo nkari reka vuba nanjye nta bidasanzwe none se bimeze biti bye we bidasanzwe sha ntari bijye pe bajyanama ntari bijye muzi iki afite akanyinya kanyu umutima ariko oya ntabwo namukunda ntabwo yakuta shaka azo uzoza uhera uruhande bose bakunyura umutima nuko oya wowe none se ngo mujye gupanga ibiki reka vuba nanjye nta kidasanzwe ushakira mujyana nakutanye n'akabazo k'ingutu mu rugo urashaka mushaka akingirizo agenurire yego shaka amfashe nduva mu mutwe byifatse gute se kandi naniwe aho nagejeje cyumati yagutwagize shaka cyumbati ntukababare yego shaka cyumbati ni umwere cyo yubabaye nanjye manumva ko bimbwira rero sakina ni nabyumva yongere nya yego one numva ari kuvuga kuri telefoni avuga ibya sida ibya sida nihaye ibyo kumugira inama numva ntabyumva ntabikozwe none rero ubwo mu byangenzaga nicyo cyari kirimo nje kureba umujyanama arayirwaye se arayirwaye ariko yese mafuti ndeka ndorera n'undi wowe ntacyo urapfasha n'undi ntiwanjyana kwa muganga none se mujyanama uragira ngo bigende bite uwo mukobwa rero murumuna wanjye namuganije ku kintu cyo gufata imiti ambwira ko adashaka gusebera imbere y'abantu ntabwo kiyifata se ntayafata ari igicucu bivugwa sa muntu washyiramo n'ubwire buriya sida ni indwara n'izindi zimwe mbese ngiye simbana n'ugusazi nkagira indera akandikika ntazo nkaba muzima hakomeza ubuzima kendereya sida rero ni indwara n'izindi iyo urimo gufata imiti neza sibyo ugafata imiti neza ukarya indyo yuzuye ntubye ibintu byakwangiza ubuzima ngo ugende wishore mu bintu by'ibiyoga ibitabi n'ibiki urumva kandi wabona yirwaye wakora n'imibonano mpuzabitsina urumva ukikingira ukirinda none se arimo kwanga kubikozwa ntabyumva reka nkufashe uzi ikintu ugiye kugufasha uyu mukobwa niba atarimo no kubyumva ashobora no kuyisiga abandi sibyo ambo akagari kacu kagizwe n'imidugudu ntabwo nimo kwibuka neza ariko uko ngiye gukora uko nshoboye sibyo ngiye guhera kuri buri rugo urumva ndashaka n'ifoto ye ngenda nerekana gutya ndavuga ati uyu mukobwa no kwa nyina nambara arwaye sida uzambona wese azareba uburyo amwirinda aho reka mwereke ujya gukora ntabwo ari byo ambo akazi utagira icyo nkorera akazi ndagatangiye ambo itangazo mafuti kose mafuti umva byabaye itangazo mwese gendera mujyana gendera oya nuzi biki icyo ntabwo ari ikibazo cyo gutuza wowe tugende tujya hehe cyangwa nongera birajagu wewe kakubayeho inkuru itangazo mwese umva umukobwa wakwanyira nambara ndebera ibyo nikoreye agiye kumuha akato kandi ibyo nikoreye
ngiye kwibwira Mafuti ko kubona ndi kuba akunda ariko wishigisha ruswa Reka kunteza mema. ubu sawa uri kujyayo ongera upfukame se gira vuba Akomeye wagiye reka kundaburiza ko. kandi usigaye Akomeye wiyumva wagiye upfusha ko. uri kwiyumva muri umva ndaza kuzakujyana iwawe niyo maherezo samwe genda urebe umuntu uri gukomera jyana nawe mvimese hota atanagisanga imbere yawe kandi ubutekerezo ntabwo aba ari sawa. oya genda ahubwo wowe witekerezaho Oya ariko kumere ibyo rero ibyo upfusha ariko. samwe wafunguye se Nafunguye. ibyo birinete nk'iby'abasazi uraho mujyana mbese niwe nyirantamba ni wa kare muntu we muraho uraho yego amakuru se mbese dore ngaza agatebe cyasa wa muntu we ko wenyine se biri kwanga byagenze bite se kandi oya nta bidasanzwe ariko twese se ko muri iyi minsi n'ubukene bumeze nabi sigaye wicarana agakoni mu ntebe se wabyihoreye kare wa mwana wanjye wananiye rindimo ndahari didi yarananiye nuko wari wabona iki nawe se nawe kandi bakunaniye oya ni uko nikubwiraga ko ari urwa twese dore nanjye wa murumuna wanjye wamugoye niwe nzanye hano wa mukobwa ukizungereza inyamboni wawe uwo rwose byagenze bite rero umujyanama byanjye ni inkuru ndende atetetere ahubwo ntekerereza umuntu ajya gufata umwanzuro wo kuyoboka umurusha ubwenge afite ku bwenge bwisumbuye mu mutwe byananiranye ibibazo byabaye uruvangitirane dore amaze iminsi wanjye ejo njye kumva numve ari kuvugira kuri telefoni avuga ngo byasigaye biki mbimubajije arabinyemerera ariko ngize ngo ndamubaza ubasha gukoresha imiti neza nk'uko yabibwiwe na muganga ati reka iby'imiti ntabikoze se ntumbwire none se kuva yamenye ko yanduye ibyari yewe icyo cyo ntacyo namubajije ariko icyo nzi cyo ni uko abizi none yanze gufata imiti reka da ngo ntiyayifata ngo abaganga batamuseka ngo runini ngo ntiyabasha kurumira ubwo wumve ntabwo nizeye ko utamutoteje dore nyirantambara ndakuzi ibyo bintu ntabwo nabikora ahubwo se mujyana uruzi n'ikintu kimpangayikishije noneho kurusha ni iki se urabona ukuntu ari kizungereza uzi ko namubajije niba iyo agize ukuntu yisadira n'abandi basore cyangwa abagabo nkamubaza niba yibuka kwirinda akashwishikuriza ngo nawe yari umuntu yewe ubu ngubu akwiye kuganirizwa koko uzamushaka mugire inama ubujyanama bwawe bwose burakenewe vuba na bwangu nk'uko niyo mpamvu yewe yari yanihebye byumvikane pe birumvikana ahubwo se umuntu urusyo amwibasira yewe uruzi ko natseka niba yaramujyana mu mazi Mafuti niwe usanga ariko nigeze kumva gisakuzaho ko ndi mu byanjye na wa muhungu wanjye icyo guhura nawe si ikibazo uzi ko ambajije kiri kungenza kubera agahinda n'iki byose n'umubabaro kumva ibintu byawe bwira ko bimubwiye nyirantambara sibyo ndi kukubwira se nabikoze bose ubwo se kuko batinyutse uriya musazi kiriya gisazi kirwa kirukanka mu muhanda narimubwiye ngo ntabivuge arangije ahise yiruka uriya ni nko kumutuma ngo ugende ubivuge ndamugabuye rwose aranga none ahubwo urumva murumuna wawe biragenda bite ubwo nyine ni umuriro ariko ntacyo ndagiye uko mwitwaraho ubwo birasaba ko rero duhita tumanukana nkajya kumureba nkatangatanga kuko nawe nk'umugezeho yahita yiheba kurusha gusa ugira ngo hano twamusangayo yagiye namubwiye ko agomba gukoresha gahunda nk'uko agomba kugana ivuriro nk'uko umurwayi ufite virusi ya sida wese agomba kubigenza yahise yikubita aragenda afite agahinda kenshi rwose sinzi niba ibyo bya Mafuti nibimugeraho arahita yiheba burundu ariko se ubundi ndibutse nyirantambara ubundi wawe ibyawe na Mafuti bimeze bite bwanama rwose nawe ntabwo ntumbeshye dore mperutse guhura nawe ndi kumwe na mudugudu icyasaze noneho afite matora ayishyira hasi akajya arayicundaho ngo ari kuryamana na nyirantambara ibyanyu byifashe bite
urumva nyine mujyanama ndahira abantu b'abagore oya nambwire ko ari byo nanone bose reka mubwire nyine ntabwo naguhakanya kandi iyo nzi kugira ibanga buriya kera urabona ko Mafuti nashakaga gusa uretse uriya burwayi bumuhemukiye ari mwiza nyine byigeze kubaho ariko ni kera atarasara ngo kigire na biriya bisatsi niko byagenze ariko se agiye guca umugabo wawe nyuma Mafuti barakaryamana n'uwabahuye wese iyo sida uri kuvuga iri kuri murumuna wawe wowe ntayo ufite afite mwaripimishije garukira oya ngeze ukuri yewe ahubwo noneho ndumva ibikoba binuka none ahubwo noneho nanjye ubundi kubikurikirana aho nibasanga uri gutokora umugogo uri mu ijisho rya murumuna wawe wowe iwawe none ari mu maso yombi rahira nawe mbwira kibazo gisazi uwo bahuye nanjye giherutse kuza kundunguruka ndi muri dushe uriya muntu uramuzi uwo bahuye wo gifashe uwo ngo giterese nganone nawe nyumvira nase ubundi uriya yabayeho muzima ryari ubwo mwahu yavuye indera kugira ngo cyabaye ngo ni ikizima buriya n'ubundi wasa yari amaze iminsi yarasaze uriya uramuzi ariko se ko nabonaga ari umuzima uzi ukuntu yarazi no gutera imitungo sinabikubwiye igihe mbyirukana kwibuka rwose ukuntu yari afite akarimi keza icyo gihe ikibazo nyine uko yigutera kiriya ni igisazi agera hirya n'undi akamutera imitoma ubwo yakugeraho avuye ku wundi yateye imitoma yamwanduje iyo sida bikagenda bite mujyana reka mubwire singiye kukubeshya n'ubundi byanjye byose nabikubwiye uzi ko ntari kubyemera mperutse guhura na mutugudu nawe arabimbaza none ngeze na hano mbwira ko mwari kumwe none wumvaga se ndi kukubeshya nibyo urebye utabwo dusize umunyagira mu kanwa iyo ntabibwirwa n'ubu ntabwo nari nakemeye ko ari umusizi ndahira yonjya nabimenya se mba mubwiye none se cya kigabo cyawe cyo ntabwo kijya kigutera imitoma ku buryo wemejwe n'umusazi koko oya ntabwo ari ukwemezwa n'umusazi ni nko kubura uko umuntu agira uriya mugabo se kubizi do ni ukuntu ugaraguraho uruganda nta kigenda hasi igihe ukijyana muri siporo si ubundi hamugarura siporo se hari n'ukuntu buriya umuntu ahingisha agafuni ariko agahinga umushiki ukabona arawurangije naho rwose ndakubwiye uriya no kubyuka agaramye mu rugo gusa nta kindi ariko rero iyo ntambara nta kundi iyo washinze urugo ugomba kurubungabunga uba warambwiye mbere ukangana nkakugira inama mbere yo kujya kwiha uriya musasi